Abakomeje gutega amatwi no gukurikira ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda, twongeye kubasuhuza, twongeye kubiyegereza, twari tubakumbuye, twagarutse rero, nongeye nagarutse kandi nagarukanye ibiganiro byiza kandi biri buturyohere twese. Cyane cyane uyu munsi ndashaka kuganira n'abagabo bubatse, abagabo ba nyirimago, abagabo bafite abagore. Ndashaka ko tuganira ku makosa agera ku 10 abagabo bashatse cyangwa bafite abagore bajya bakora. Twitekerezeho, ikosa dusanga ritugonga urireke kugira ngo ushobore kugira urugo rwiza, ushobore kubana n'umugore wawe amahoro. Muri kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Ikosa rya mbere tugiye kuvugaho ni ugutekereza ibyishimo byo mu buriri wenyine utitaye ku wo mwashakanye. Iri ni ikosa abagabo benshi rwose bakora, ugasanga ya gahunda yo gutera akabariro, ya gahunda y'ibyishimo byo mu buriri, umugabo abitekerejeho ku giti cye, akumva ashaka kurangiza bijyanye n'ibyifuzo bye, ariko ntiyite ku bushake n'ibitekerezo by'uwo bashakanye. Aho abishakiye hose akaba yumva ari ukumubwira ngo gira tugire, kandi igihe umugore we afite uko abishaka, umugabo akaba yamwereka impamvu zituma atiteguye. Ukaba wagize ibihe byiza mu kazi, ukaba wasangiye na bagenzi bawe mukorana se, abagabo muturanye se, mwasangiye icyo kunywa, mwaganiriye, ibyo byishimo ukuye hanze ugatekereza ko ugomba no kubisangana umugore, nyamara yiwe mu kazi ko mu rugo rimwe na rimwe, cyangwa se ahubwo nta n'icyo babonye cyo kurya, noneho ibyo wakuye mu kabari ugashaka kubyinjiza mu mugore. Reka rero twikosore, tujye dutekereza no ku bagore, tugerageze ibyishimo byo mu buriri tubisangire. Ikosa rya kabiri ni ukwaya umutungo w'urugo cyangwa kuwusesagura mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aho wawushyira aho ariho hose, ariko bigaragara ko ari ukwangiza umutungo w'urugo, abagabo bashatse twabireka. Ikosa rya gatatu, kwigira ibindeba mukorera abana. Hari abagabo rwose usanga kurera abana atari ikintu cyabo pepepepe rwose. Ugasanga umwana wakoze amakosa ni uwa nyina, uwatsinze mu ishuri ni uwa se, uwatsinzwe ni uwa nyina, uwatukanye ni uwa nyina, uwarwanye rimwe na rimwe ni uwa nyina, cyokora hari n'abavuga ngo ni indwanyi nka se, ibintu nk'ibyo. Ariko n'uburezi bw'abana, kuganira n'abana, kwambika umwana, kuba wamukarabya, kuba wamusiga, kuba wamwambika, natwe abagabo biratureba, dufatanye n'abagore bacu kwita ku burere bw'abana bacu, baradukeneye. Irindi kosa abagabo bashatse bajya bakora ni ukutita ku mubiri wabo, ku isuku yabo, ku myambarire yabo. Mu by'ukuri uri umusore wambaraga neza, wagiraga isuku, hari n'abiteraga pafiyumu kugira ngo nyine agaragare neza, azemeze inkumi. Umugore w'abandi wamara kumugeza mu rugo, nakubwo ni umukobwa w'abandi ari we mugore wawe, ibyo ukabivaho. Abanyankore ngo nkahwireba, ugasanga ntushaka kwitaho, ntushaka gutunganya ubwanwa, ntushaka kwiyogoshesha, ntushaka kogosha ubwanwa mu ikabutura, ubwo neza nsya navugaga, ugasanga icyitwa isuku wakivuyeho. Ariko iyo wamaze gushaka, ni byiza ko ukomeza gusa neza kugira ngo umugore ajye yishimira ko umugabo we asa neza mu bandi. Irindi kosa abagabo kenshi tujya dukora ni ukudateganyiriza ejo hazaza. Ibintu byose ukumva warya nk'aho umunsi ari wo wa nyuma. Ntutekereze ejo, ntutekereze ku masomo ku mashuri y'abana, ntutekereze ku burwayi, ntutekereze, ugasanga ibyo ufite byose urashaka ko mubirya bikarangira. Iryo ni ikosa rikomeye. Irindi kosa rikomeye abagabo bashatse bajya bakora ni kutumva umugore wawe. Ugasanga umugore wawe wumva ko nta nama yakugira, nta bitekerezo, nta kintu yakubwira ngo ucyumve, ugasanga ni umwumva. Iryo ni ikosa rikomeye rijya rituma abagore barambirwa mu rugo. Irindi kosa ni ukutizera umugore wawe. Bagabo mureke ubufushi budafite impamvu.
mukureho ibintu byo kunekaneka bidafite impamvu. Icya mbere izere umugore wawe, uve muri telefoni ye, ingendo ze umureke agende agaruke, ibyo biramureba, ujya gukurikirana wari wagiye he, wagarukiye he, utambika he, uzamuka he, umanuka he, ucurika he, izere umugore wawe, wumve ko yagushatse ataye abandi bose, afite impamvu agusanze, ibyo ngibyo ubimwubahire kandi utume ubimwizerera. Ikindi ni kwemerera imiryango yacu twebwe nk'abagabo cyangwa inshuti zacu zigasuzugura umugore. Ibyo bintu ni amakosa akomeye. Iyo wamuzanye niwe muntu wa mbere ukwiye kubahwa kuri wowe. Kuvuga ngo ntugatume umuryango wawe, ntugatume inshuti zawe zishobora guhabwa urwaho cyangwa icyuho cyo kuba zasuzugura umugore wawe. Bagomba kubaha umugore wawe, bagomba kumuha icyubahiro nk'uko ukigomba, nawe uko ugikwiye nawe akagihabwa. Ikosa rya 9 tujya tugira abagabo ni ukudasaba imbabazi. Bavandimwe, bagabo bagenzi banjye, gusaba imbabazi wakosheje ntibigukuraho ko uguma uri umugabo w'umugore wawe, uri se w'abana. Niba wakosheje umutima wawe ukakubwira ngo koko wakosheje, saba imbabazi, nta kintu bitwaye, uzaguma uri umugabo. Ikindi ni kugereranya uwo mwashakanye n'abandi bagore. Please, ibyo kugenda uhora wibutsa umugore wawe ngo kwa kanaka umugore ni mwiza, ka kanaka agenda neza, umugore wa kanaka avuga neza, umugore wa kanaka ati umugore wawe mufate nk'umugore w'umwihariko, nk'umuntu w'umwihariko kuri wowe, na special kuri wowe, kandi koko azakubera umwihariko. Ngira ngo ni ayo makosa 10 navugaga abagabo tujya tugira, nayanyuramo byihuse. Gutekereza ibyishimo byo mu buriri wenyine utitaye kuwo mwashakanye, kwaye umutungo w'urugo ni ikosa rya 2, kwigirana ibindi bamukorera abana ni ikosa rya 3, kutita ku mubiri wawe ni ikosa rya 4, kudateganyiriza ejo hazaza ni irindi kosa rya 5, kutumva umugore wawe ikosa rya 6, kutizera umugore wawe ikosa rya 7, kwemera umuryango ugasuzugura umugore wawe n'inshuti zikamusuzugura ikosa rya 8, kudasaba imbabazi wakosheje cyangwa wahemutse ikosa rya 9, no kugereranya uwo mwashakanye n'abandi bagore naryo ni irindi kosa rya 10 tujya dukora. Ndabashimiye abari bakomeje gukurikira iki kiganiro, nizere ko hari aho ugiye kwikosora. Imana ibigufashemo, ugire urugo rwiza. Amen.